Mahoro y'Imana bene data turabaramukije tubifurije kugubwa neza Uwiteka abahire. Turagarutse ndi kumwe na mwene data twafatanije umunsi w'ejo tugiye gufatanya n'uyu munsi agiye kutuyoborera ingingo y'uyu munsi. Reka tumwakire abasuhuze kandi abibwire maze dukomeze. Karibu. Ndabasuhuje, nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Narakoze Aimable Nshimiyimana, nanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka dusenge mbere y'uko dukomeza n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data twese uri mu ijuru, umubyeyi wacu turagushimye, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe kandi waturiganirije uburyo bwo kwigira ku ikoranabuhanga. Dusenze dusaba umwuka wera kugira ngo twebwe turi muri studio ndetse n'abakurikira ibi byigisho, umwuka wera atwigishe iby'ubuhanuzi, turushaho gusobanukirwa neza n'ibyo dushakaho ndetse no dukwiriye kuba mu ruhande rwawe. Dusenze twize kutwumva mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, reka tubashimire kandi dukomeze kubaha ikaze n'akaribu kuri iyi channel SDARM Rwanda, channel twigiraho ibyigisho byiza bya Bibiliya ishuri ryo kwisabato. Reka rero uyu mwanya dukomeze kubararika kugira ngo dukomeze dusangire ibi byiza biri kuri iyi channel. Reka twakire mwene data Aimable atukomereze n'ingingo y'uyu munsi ariko anatwibutse n'ingingo y'ejo. Urakoze cyane. Ingingo y'ejo twabonye iby'inyamaswa yari igizwe n'ibice byinshi mu byahesha 13, ndetse twarasesenguye cyane tubona yuko yagereranyaga ubupapa. Uyu munsi rero tugiye kureba icyo bwakoze n'iherezo ryabwo, cyangwa se uburyo bwaje kurangira. Rero ubutegetsi burenganya, ku ngingo y'uyu munsi kwa kabiri tugiye kureba uburyo iby'ubupapa bwakoze. Mareka ariko tubanze dusome mu byahesha 13 ku murongo wa 5. Aha turebera yego byahesha 13 murongo wa 5 haragira hati: ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Bagatamu kuvuga ayo magambo aboneka none mu ntambara ikomeye barasobanura kuri page 439. Bakavuga amagambo agira ati iyo nyamaswa yahawe imbaraga ngo imara amezi 42. Amezi 42 ahwanye n'iminsi 1260. Yego Emmanuel yatwigishijeho abo twabanye iminsi 1260, ivanye imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice, cyangwa ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ngira ngo abo twabanye twarabyigaye. Rero ayo materime, amagambo, izo mvugo zikoreshwa cyane muri Bibiliya, haba muri Daniel no byahishuwe, zigereranya igihe ubupapa bwamaze. Guhera muri 538 kugeza mu mwaka w'1798. Yo yaje intera iri hagati aho ngaho ni imyaka 1260, kuko mu buhanuzi bikurikije ihame riri mu kwa 14:34 na Ezekiel 4:6 umunsi umwe uhanye n'umwaka. Rero ko umunsi umwe uhanye n'umwaka bivuze ko iyo minsi 1260 ihwanye n'imyaka 1260. Inyamaswa yahawe imbaraga ngo imare icyo gihe. Yego buriya Imana kugeneye igihe, nubwo wakomera abantu bakubona nk'igihangange nawe ukabyumvamo, ariko igihe Imana yakugeneye kigeze. Ubwo nyine ngiye turangira rwose. Twabonye ko ubwami n'ubutware bishyirwaho n'Uwiteka kandi nawe wikuraho. N'inyamaswa ko byagenze. Yabaye igihangange, irakomera, imera nka Babuloni, imera nka Medi na Peresi, imera nk'Abagiriki, imera nka Roma, dore ko nayo yari Roma. Irakomera pe, imara igihe kirekire, ndetse yiyongeza gutuka Imana, ikajya yiyitirira amazina y'Imana, kandi inawa mu ijuru ikita isumba byose, ikita umwana w'Imana, byose ikabyita. Irangije ikintu gikomeye cyane yakoze muri iyo myaka 1260 nuko yarengagije ubwoko bw'Imana. Yatoteje abakristo bapfuye ariyo bazize, ngo irwanya amategeko y'Imana rwose, harimo n'isabato. Urumva rero ko kuba iyo nyamaswa yakoze ibi byose igihe yahawe ntarengwa ni iminsi 1260. Ngubwo ukuntu ubwo butegetsi bwarenganyije ubwoko bw'Imana, abera b'Imana muri icyo gihe gihwanye n'imyaka 1260. Ariko se ubwo twari bw'inyamaswa bwaje buhanguka gute? Bwaje kurangira gute?
dusomere mu Byahishuwe 13:3. Byahishuwe 13:3 aratubwira ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Bakurikira inyamaswa bayitanga. Ariko nibyo Urwo ruguma rwica rero kuko 13 nahabanza cyane baravugira uruguma rwica kariya kwinyuma ntibakite no kwitangarira nabyo byaje kubaho, kuko igihe ubupapa bwahangurwaga n'ingabo z'Abafaransa, muribuka abize amateka histoire, hari icyitwa revolution cyangwa se impinduzamatwara mu Bufaransa. Ubufaransa aho umwami Napoleon we n'aba Mussolini bashakaga kwigarurira isi yose ngo Ubufaransa butegeke isi. Icyo gihe rero ntabwo bari gutegeka isi ubupapa bukiriho, kuko nubwo yiyoburaga. Icyo bwakoze, Abafaransa baraje bafata Papa Pio wa gatandatu, baramufata bamujyana muri gereza baramufunga ngo yanaguyeho, niho yaje gupfira. Rero ubutegetsi bw'inyamaswa bw'ubupapa bwakomeretse uruguma rwica, kuko ndumva baramushyizemo mu cya 798. Nuko ubupapa bumara imyaka myinshi cyane igera ku 101 bwaracitse intege, ariko buriho ariko budakora. Kandi bigeze mu 1929 papa burongera guhura umutwe burazuka, namba bari mu isi bayitangaye. Reba iyo myaka yose yari itambutse uko ningana, bagiye ubupapa butakivuga budakoma bwose ntawe cyumva ijwi ryabo, birangira bwongeye kubura umutwe buragaruka. Hano mu ntambara ikomeye harabigaragaza, harisobanura mu paje 579 ibyo Roma yakoresheje mu bihugu yari yarigaruriye bizaba bitarashiraho burundu. None kandi ubuhanuzi bwavuze ko Roma izongera kugarurirwa ububasha bwayo. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa no kuberetsa uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi bose bakurikira inyamaswa bayitangarira. Gukomereka uruguma rwica bisobanura gutsindwa k'ubupapa mu mwaka wa 798. Umuhanuzi aravuga ati, hanyuma y'ibyo rwa ruguma rwica rwarakize, maze abantu bose bo ku isi bakurikira inyamaswa bayitangaje. Pawulo yerekana rero ko umwana wo kurimbuka azakomeza kubaho kugeza Yesu agarutse. Kugeza Yesu agarutse rwose. Nyamvu dutanya ntabwo yuko nungu ubupapa buracyariho, ahubwo bwahinduye isura. Nguko rero ngo aho uko byagendekeye ubutegetsi bw'inyamaswa bwarenganyije ubwoko bw'Imana abera, ariko nyuma yaho nabwo bwaje gukomereka uruguma rwica. Yego, buzakomeza kubaho, nibwo twabonye ko buzicwa n'umwuka wo mu kanwa ka Yesu. Nibyo ubutegetsi burenganya. Hano rero nshuti, ibi byigisho birasobanutse kandi birasesenguye, kandi burya Bibiliya irasobanutse iranasesenguye. Niyo mpamvu twakomeje kubabwira ngo nshuti, ishyanga, ubutegetsi, ubwami, itsinda ry'abantu aho uzabona barwanya amategeko y'Imana, ujye umenya ko ari ukurwanya Imana. Muri uku kurwanya Imana rero, wowe muntu w'Imana ukwiriye guhitamo kuba mu ruhande rw'Imana. Kuba mu ruhande rw'Imana nta kindi ni ukwerereza amategeko y'Imana. Burya ni nabyo abera bagiye bazira. Rero nshuti, reka duhinire ahangaha, dukomeze gusenga dusaba umwuka wera kugira ngo atwigishe. Reka ariko mbere yuko dusoza, niba hari ikindi wongeraho gito ucyongereho, maze twasoreza ahangaha. Gusa tuzirikana ko cyatumye ubupapa buba igihangange, kabisi bose bakabutangarira, ni icyubahiro bwagize, kuko ariko bwashyizeho kuruhuka ku cyumweru, bikaba byerekana nta bushidikanya ububasha bw'itorero gatolika ry'i Roma. Yego nshuti, rero ejo muzazinduke dukomeze ibyigisho kugira ngo turusheho gusesengura no gusobanukirwa iki gice. Mwumva neza ko rwose iyo tukiganira kiba gisobanutse, ibihe by'imyaka n'iki byose tuzagenda tubisobanukirwa, ariko nimushake mujye mubyigana n'udukaramu, bajye umuntu yandike kugira ngo turusheho kunguka iby'ubumenyi bwa Bibiliya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.